ku isi hose umwaka wa 2024 niwo mwaka wagize agahigo ko gushyuha kurusha indi myaka yose yabanje. Uwo ni umwihariko ku rwego rw'isi ndetse no mu karere ndetse no mu Rwanda. Iyo dukoresheje ibipimo usanga mu mwaka wa 2024 ariwo washyushye kurusha iyindi. Ibyo bikaba bituruka ku ihinduka ry'ikirere. Uko ibikorwa bya muntu bikomeza kwangiza ikirere niko n'ubushyuhe bukomeza kwiyongera. Ibyo rero hashingiwe ku bipimo bifatwa ndetse uretse n'ibipimo n'umuntu ubwe ashobora kubyumva iyo cyane cyane abahantu amaze igihe kinini, kuko abafite uburyo hagereranya n'ibihe byatambutse. Ubu rero dushingiye ku bipimo aho niho uhera wemeza, kuko biba bigaragara ese izo mpinduka zirangana gute. Uhera ku gipimo mpuzandengo noneho ukareba hiyongereho kangahe. Ku rwego rw'isi rero muri 2024 mu gihe tugiye tureba mu masezerano mpuzamahanga ajyanye no kubungabunga ibidukikije n'ikirere muri rusange, hari intego ziba zaragiye zemeranywaho cyangwa zitangira gushyirwa mu bikorwa. Hari aho mu masezerano cyane cyane nk'amasezerano ya Paris hagaragazwaga ko buri wese agomba gukora uko ashoboye kugira ngo igipimo cya dogere 1.5 dogere Celsius kitazarenga kuri ubwo bwiyongere. Icyo gipimo rero tugendeye ku mpuzandengo yabonetse muri 2024 ahenshi ku isi cya gipimo cyatangiye kurengwa. Murumva rero ni nko kongera gukeburana ko intego ku bijyanye n'ubwiyongere bw'ubushyuhe hari ibitarimo bigenda neza, ko bisabwa ko dusubira inyuma tukisuzuma buri wese, uruhare rwa buri wese n'ibyo aba yemeye kugira ngo icya gipimo cye gukomeza kurenga. Kuko 2024 yagaragaje ko bishoboka ko ubwo bushyuhe bukomeza kuzamuka cyane. Ubushyuhe bwo ku isi ntago ari igihugu kimwe bureberwaho gusa, kuko wenda ngarutse inyuma uburyo nk'icyo gipimo kigerwaho, buri gihugu kiba gifite ibipimo biva ku bupimiro bwa meteo mu bihugu byose. Icyo gihe nibyo bigenda bikoreshwa mu isesengura. Ibyo bipimo iyo bimaze gusesengurwa ku isi hose, hagaragazwa ku rwego rw'isi byazamutse gute, kuko ntago bizamuka ku kigero kimwe mu bihugu byose. Hari ibyo usanga ubwo bushyuhe bwiyongera cyane ugereranyije no mu bindi bihugu, ariko kuko ikirere cyo kiba kidafite umupaka, bwa bushyuhe bugera niyo waba atari wowe wabaye intandaro y'uko buzamuka, ingaruka nayo zikugeraho, kuko ikirere uko gishyuha birakwirakwira hose. Niyo mpamvu navuga ko umuvuduko si umwe, ariko nk'uko mwari mumbaje mu Rwanda ikintu cya mbere kibandwaho hari iyo twavuga nka gahunda cyangwa imishinga ibigamije guteza imbere cyangwa kurengera ibidukikije. Iyo ngiyo niyo idufasha hanini nk'igihugu kuba twebwe ubwo bushyuhe butazamuka cyane. Ariko kubera aho biba bitagenze neza bikaba byatugiraho ingaruka. Mu bwikorezi niba hari ibikorwa birimo bikorwa cyane cyane, buri munsi turabona uburyo imodoka zikoresha amashanyarazi, moto zikoresha amashanyarazi, uburyo ziyongera. Iba ari gahunda igamije kurengera ibidukikije. Mu gukoresha n'ibindi ingufu zisubiranye muri rusange niko twabyita, kuko ahanini usanga akenshi bituruka mu mikoreshereze y'ingufu. Hari n'ibikorwa bya muntu bindi byagiye bicika bitewe n'umurongo mwiza w'igihugu. Ingero, hari abantu batwikaga amashyamba murabizi. Hari ahanini twareba ibikorwa bya muntu, kandi izo ngamba zirakomeza. Mufashe nka gahunda iri kuri politiki y'amashyamba ijyanye na 30%, na n'ubu iyo ntego buri gihe iba iri hejuru, ko ntago 30% ni ubuso bw'amashyamba butagibwa hasi, ariko mujye mureba no turebye no ku bishushanyo mbonera
bigenda bigaragaza ahagenewe amashyamba kandi n'uburyo abungwabungwa. Ibyo rero ni ibikorwa byiza buri gihe bidufasha kugera kuri izo ntego, ariko nanone nta kwirara, kuko uko hagize uteshukwa gatoya nanone usanga hari igipimo kitagenda neza. Yego. Tugarutse rero ku bijyanye n'imiterere y'ikirere wenda muri uyu mwaka, mu ntangiriro z'uyu mwaka, hari ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere buriya zigenda bitewe n'ibyo umuntu yaramenyereye, noneho ukagenda usanisha ibipimo ufite, ubigereranya, ntabwo ari kubisana, no kubigereranya n'ibipimo abantu bari bamenyereye. Izo mpinduka nibwo zigaragara. Dufashe urugero nk'ubu ngubu, ibijyanye twari mu mpeshyi, mu gihe cy'impeshyi hari ibyo abantu baba bamenyereye. Impeshyi ya hano imera gute, itumba rya hano rimera gute, umuhindo wa hano umera gute. Buriya uko umuntu yibaza gutyo, iyo akubwiye ati umuhindo wa hano, impeshyi, urugaryi bimera gutya, ni icyegeranyo cy'ibipimo aba afite mu mutwe bitewe no kuhamenyera. Uko hamenyera, uko hamara igihe niko aba afite ibipimo mu mutwe. Ariko nk'igihugu kiba gifite uburyo ibyo bipimo bifatwa, bikabungabungwa, bigasesengurwa, bikaba biri mu nshingano z'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere bwo gushyiraho ubwo bupimiro. Ibyo bipimo bikabungabungwa, bigasesengurwa kugira ngo bibyazwe amakuru. Iyo rero turimo dukora mu gusesengura ibyo bipimo, niho ugenda ubona ahari impinduka. Izo mpinduka rero mu gusesengura ibipimo uzigereranya n'igihe kinini. Igihe kinini ni nko kuvuga nibura imyaka 40. Iyo ibipimo bitageze ku myaka 40, ntabwo uhita ubona ishusho nyayo y'ahantu. Niyo mpamvu nk'ubu ngubu, dufashe urugero, iyi mvura yakomeje kuboneka mu mpeshyi, duhereye ku rugero rw'ibyari bisanzwe bimenyerewe, mu mpeshyi hajya habaho imvura. Ikibigaragaza icya mbere ni ibipimo. Ibyo bipimo birahari. N'abantu kumwe baba bamenyereye ahantu, bo hari ubundi buryo bapima. Hari imvura zo mu mpeshyi zigiye zifite amazina y'Ikinyarwanda, bigaragaza ko izo mvura zishingiye ku bipimo bitewe n'uburyo umuntu yapimaga. Amazina arahari y'izo mvura, hari impungiramirara, insindagirabigega, inkangabagisha, ku buryo izo mvura zifite icyo zivuze. Tuzihuza n'ibipimo byafashwe, bigahita bigaragaza ko izo mvura zabagaho. Hari abo byatunguye. Ubu rero nicyo nagira ngo ngereho, ibyo ni nko kuvuga uko byari bisanzwe. Nagira ngo mpere uko byari bisanzwe n'iki ibipimo bigaragaza. Ubu rero hari impinduka zagaragaye. Izo mpinduka zigaragarira none mu bipimo. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, nuvuga mu mpera z'ukwezi gushize, Meteo Rwanda yatanze iteganyagihe ry'iminsi 10. Iyi minsi 10 yaheraga itariki ya mbere z'ukwa karindwi kugeza ku itariki 10 z'ukwa karindwi. Kwa karindwi ni Nyakanga. Hagaragazwamo imvura ko izaba iri hejuru gato yisanzwe igwa muri icyo gihe. Iyo tuvuze ngo iri hejuru yari isanzwe igwa muri icyo gihe, nuko tuba twakoze icyegeranyo cyo mu bihe byatambutse nibura imyaka 40. Ikindi cyagaragaraga ni uko ubukonje buzaba buri hasi y'ikigero cyari gisanzwe kimenyerewe. Icyo gihe hari benshi bibajije, mu mpeshyi imvura ni gute hari imvura hateganijwe imvura n'ubukonje bukagabanuka. Icyo gihe hagomba kugaragazwa impamvu. Ubusanzwe hari icyo twakwita nka mu ndimi z'amahanga nka fenomena iba yabiteye. Hari itsinda ry'imiyaga risanzwe rizenguruka isi ku muvuduko ku buryo bishobora kumara nk'iminsi 30 bizenguruka isi. Iyo iryo tsinda ry'imiyaga rigeze hejuru y'inyanja y'Ubuhinde, ryongera ubuhehere mu kirere. Akaba ariyo ya nkomoko ya mvura yari yateganijwe icyo gihe mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi. Uko ubuheherero bwiyongera hakaboneka imvura na bwa bushyuhe murumva buragabanuka. Mu ndimi z'amahanga iyo fenomena yitwa Maiden Julian Oscillation. Ni ibyo nagereranyaga n'itsinda ry'imiyaga riba rigenda. Za mpinduka rero z'ikirere, bwa bushyuhe bwiyongera, birimo biragira ingaruka no muri izo fenomena zari zisanzwe, ku buryo ya miyaga ishobora kugerana ikahatinda. Uko ihatinda niko bwa buhehere bwiyongera.
niyo rero niko byari byifashe muri iki gihe. Rya tsinda ry'imiyaga ryazanye ubuhehere bwinshi mu kirere butanga imvura bukagabanya na bwa bushyuhe ryamaze igihe muri aka karere u Rwanda rurimo. Ku bakomeje kwibaza se imvura irakomeza, ntago imvura iri bukomeze, kuko aho yari igisigaye ni mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu, kandi nayo nko ejo cyangwa ku itariki 20 bitari itariki 20 naho baraba basubiye mu bihe by'impeshyi. Igihe gisigaye imvura izajya iboneka izaba ari yayindi isanzwe rimwe twari tumenyereye mu mezi asigaye y'impeshyi. Ubu ngubu twavuga ko twongeye gusubira mu bihe abantu bari bamenyereye by'impeshyi. Hari n'abibazaga cyane cyane ku bukonje. Ubukonje ni nk'uko bwari bwagaragajwe, bwari munsi y'iteganyagihe ryagaragazaga impamvu buri munsi y'ikigero gisanzwe abantu bamenyereye. Ariko nanone twibukiranye burya mu bihe by'impeshyi hari amasaha ya mu gitondo kare akunda arangwa n'ubundi n'ubukonje. Ibyo rero ni ibihe abantu twavuga bari bamenyereye, ahubwo icyo batari bamenyereye ni uko butinda bukarenza aya masaha abantu bari bamenyereye. Muri rusange niyo shusho twari dufite ku bijyanye n'imiterere y'ikirere muri iyi minsi. Ariko icyo dusaba abantu cya mbere, gukurikira amakuru, kuko aya makuru ntago aba yatunguranye, kuko aba yatangajwe mbere. Ariko nanone igikunze kugaragara ni uko abantu benshi tuba dufite uko tumenyereye ibyo bihe, yaba mu itumba yaba mu mpeshyi. Hari nk'umuntu ubwira uti impeshyi ya hano yitwara gute, agahita akubwira uko yitwara, cyangwa se itumba rya hano ryitwara gute. Ibyo rero ni byiza ko bifasha abantu kuba bazi uko aho hantu hari hasanzwe hameze. Impamvu ko ari byiza ni uko no kugira ngo ubashe gusobanurira abantu impinduka bisaba kubanza kubereka uko hari hasanzwe hameze. Urumva rero iyo ni intambwe ya mbere nziza yo kuba abantu bazi uko aho hantu hari hateye, ku buryo bihita byorohera ugaragaza impinduka ziteganijwe, uburyo bahita babyumva vuba. Impamvu tugaruka ku mpinduka zikomeje kugaragara ni iryo ihinduka ry'ikirere ryugarije isi. Ndumva mu bintu byugarije isi cyane ihinduka ry'ikirere riri mu biza mbere. Ntago rero natwe twavuga ko ritatugeraho, natwe riratugeraho mu buryo wenda butangana, niko twavuga. Uburyo bishobora kugiraho ingaruka umuntu uri mu rwego runuru rw'umurimo bishobora kutagira uburemere nk'uri mu rundi rwego rw'umurimo. Niyo mpamvu rero buri rwego rw'umurimo biba bisaba ko ni ukujyanisha imiterere y'ikirere cyangwa amakuru y'ikirere n'ibindi uteganije gukora, kugira ngo hatagira na kimwe kibangamirwa n'izo mpinduka. Izo mpinduka ko akenshi ushobora gutegura gahunda y'imirimo ugendeye ku byo wari usanzwe uzi muri ako gace uko haba hameze mu gihe runaka. Biba byiza rero noneho kongeraho amakuru y'imiterere y'ikirere mu gihe runaka, kugira ngo hanozwe uburyo wategura imirimo cyangwa se gushyira mu bikorwa bya gahunda cyangwa umushinga runaka. Nabivuga mu buryo bubiri, ko mu miterere y'igihugu ntago abantu twavuga duherewe na ubusanzwe kiba ari igihe ahenshi bari mu mirimo ijyanye n'isarura cyangwa se guhunika, gufata neza umusaruro. Reka tubyite gufata neza umusaruro. Iyo mirimo utakurikiye amakuru neza ishobora gukomwa mu nkokora n'imvura umuntu wenda ataramenyereye. Niyo mpamvu biba byiza rero gahunda yose ugiye guteganya kubanza kumenya ese ikirere gihatse iki, umurimo wanjye, cyangwa nta bintu bishobora kwangirika bitewe n'imiterere y'ikirere. Niho nagaruka ko byaba byiza gahunda yose iteganijwe cyangwa ikintu cyose wateganije gukora, kubanza kumenya ikirere ntikiri bumbere imbogamizi, mbanze ndeba amakuru yuko kiri bwifate. Icyo wenda ni ku bijyanye no gufata neza umusaruro. Ariko mu buhinzi hari n'ibindi biba bikorwa. Hari kwitegura igihembwe cya A kiri hafi. Urumva ni ibintu bibiri, utitonze yakwangiriza mu gufata neza umusaruro, ariko none ku rundi ruhande ikagufasha gutegura igihembwe kindi kizakurikiraho.